bigaragaza yuko umuntu usubira inyuma niko ateye, niko ameze. Ijambo rya gatanu, gutangira gukinisha ibyaha bito bito. Kuvuga utujambo abakristo batazabavuga, ugatangira kuvuga amagambo bene aya y'ibyaha, ibishegu, ibintu bibi. Cyangwa se ugatangira gukinisha ibyaha bito bito ngo namwe muzamukabye, ngo namwe muzamukabye. Gukinisha ibyaha bito, yego ibyaha binini ntabwo wanabikora uwo munsi, ariko iyo utangiye gukinisha ibyaha bito ku mugaragaro, abantu bakubona, umenye yuko wagiye. Hariho n'ibindi byinshi ntakomeza kuvuga, ariko reka mvuge abagabo. Haleluya! Hari abagabo bo muri Bibiliya bantangaje. Ndavuga ku bantu bagera kuri 6 hanyuma nsoze. Ibice 6 umurongo wa 66. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 6 umurongo wa 66. Haravuga ngo benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa be 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati, databuja, twaja kuri nde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye tuzi yuko uri Kristo wera w'Imana. Amen. Twongere dusome mu gitabo ca Yobu. Yobu ibice 23 umurongo wa 17. Yobu ibice ni 23 umurongo waho n'uwa 20 n'uwa 12. Kadusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kujya binkwiriye. Amen. Yesu nashimwe cyane. Turagenda tuvuga n'andi magambo, ariko mbere ntarinjira muri iri jambo, hari ikintu kiza kinezeza mu buzima bwanjye iyo turangije umwaka, iyo dusoje umwaka. Haleluya! Buri muntu wese azagira ishimwe rye, kandi amashimwe yose ni amashimwe kandi ni meza, ariko ngenda shima Imana yuko uyu mwaka urimo kutwegereza kuza kwa Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ibibazo twagiye duhura nabyo, ariko umuririmbyi tumaze kuririmba yavuze ngo umunsi w'ihumure uregereje, Yesu azazaho. Aravuga ngo azasembaho ibihumanya byose, nta kizamusoba, byose azabisembaho abikureho. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Aravuga ngo azaza ashagawe n'abamarayika batabarika, ngo azasembaho ibihumanya byose, ntaca azasobwa. Aravuga ngo ubutumwa bwiza nibuhetura iyi si yacu, umwami azashoka azabidatinze atujyaniwe. Haleluya! Hari indirimbo ya nyuma mu ndirimbo zo gushimisha Imana nkunda, igira ngira ahari bitero niba ari 5. Iravuga ngo mpa amavuta Yesu mbone kwaka burinde bucya. Haleluya! Dukwiye kugira amavuta atugeza mu gitondo cy'ubugingo. Aravuga ngo mpa kumeneka iteka mukiza, nguje umena burinde bucya, zagira umutima umenetse burinde bucya, tuzagere mu gitondo cy'ubugingo. Haleluya! Imitima yacu ikimenekeye Imana, tarakomera nk'amabuye, ariko imitima imenetse. Aravuga ngo umunezero Yesu ngushime, ngo nje gushima burinde bucya. Paulo yandikira Abafilipi mu bice 4 yaravuze ngo ndababwira ngo mwishime, yewe nongeye kubabwira ngo mwishime, ineza yanyu imenywe n'abantu bose kuko umwami wacu ari bugufi. Haleluya! Undi yaravuze ngo safari ndefu yafaa shangwe, kati huzuni hatuiwezi. Urugendo rurerure rukeneye ibyishimo, rukeneye umunezero, mugahinda ntiwarushobora. Uyu muririmbyi aravuga ngo umunezero Yesu ngushime burinde buca.
uyu munsi avuga iki gitondo avuga ni igitondo cy'ubugingo. Aravuga ngo mpaguhora nkwihangiye amaso kwigireho burinde guca. Haleluya. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo mutumbire Yesu wenyine niyo banze yo kwizera. Ni Yesu wenyine dukwiye kwigiraho, kandi nitwigira kuri Yesu tuzagera mu ijuru amahoro. Yesu nashimwe cyane. Amagambo tugiye kuganira n'amagambo usanzwe uzi, ariko ndifuza yuko uyumva mu buryo budasanzwe. Muri iyi minsi nakomeje gusoma ijambo ry'Imana, nsanga ijambo ry'Imana ryose ni imirongo migari. Sinzi nimba muzumvise imirongo migari. Hari igihe ufata icyigisho runaka, abantu bagiye mu mashuri bakavuga ngo uyu munsi turiga kuri iri somo, ariko aya magambo yose y'Imana ni imirongo migari. Ni nayo mpamvu uvuga nturirangize, undi akaza agasoma hahandi ntaharangize, kuko muri iryo jambo rimwe gusa habamwo amasushapitre ibihumbi n'ibihumbi. Ni nayo mpamvu waryigisha nk'iri nsomye umwaka ukaba washira kandi nturirangize, kuko ni imirongo migari, ni amatitre gusa. Haleluya. Yesu yigeze kuvuga ngo wakuraho rimwe ntibishoboka, ngo keretse ijuru n'isi bikavaho. Aya ni amatitre, ni imirongo migari. Ubu rero amagambo nsomye ni menshi, ariko ndavuga amagambo make. Sinaje ubwanje sinshobora kuyasobanura ijana ku ijana. Na Paulo nawe nubwo yari yarahishuriye bingana gute, yaravuze ngo tumenyaho agace kandi duhanuraho agace. Aba bashumba bazatwigisha ariko ntibazarisoza byose, kandi n'abakozi b'Imana n'undi wese uza ntabwo arisoza, kuko ni ijambo rimena ibihe. Haleluya. Haleluya. Ni ijambo rimena ibihe. Ikizazi kigashira, ikindi kizazi kikaza kigashira, ikindi kizazi kikaza kigashira. Ijambo ry'Imana ridahindukaho n'inyuguti n'imwe. Haleluya. Umwanditsi w'Abaheburayo 4:12 yaravuze ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, ngo rifite ngo imbaraga, kandi ngo rifite ngo ubugi buruta ubw'inkota zose, ngo kuko ngo rirahinguranya rikagera mu bugingo rikagabanya umusokoro. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Nayo mpamvu umusirikare wari warasobanukiwe amagambo y'Imana Yesu yavugaga, yaramubwiye ngo vuga ijambo rimwe umugaragu wanje arakira, ntuvuga abiri, vuga ijambo rimwe. Sema tu neno moja mtumishi wangu atapona. Vuga ijambo rimwe umurwayi wanje arakira. Twebwe twirwa twumva amagambo y'Imana menshi, ariko abantu ntabwo bayahaye agaciro. Ariko uyu mugabo aravuga ngo mbwira ijambo rimwe umurwayi wanje arakira. Yesu aratangara, aravuga ngo habe no mu Bisirayeli nari ntarabona umuntu ufite kwizera nguyu, ariko aramubwira ngo bikubera uko wizeye. Wa mugabo ngo areba ku isaha asanga ni saa 7, aravuga ngo reka ndebe iki kintu, akivuze saa 7 arataha. Birashoboka yuko yari ahantu kure, yari yagiye gushaka Yesu kugira ngo mukirize umugaragu. Aratangwa gereyo, arabaza ngo asanga yakize koko, arabaza ngo yakize sangahe, baramubwira ngo yakize saa 7. Haleluya. Wa munota Yesu yavugiyeho ya saha indwara ihitikira. Ubu rero mu magambo menshi twusomye ndavuga ku ijambo rivuga ngo ariko twebweho kidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ngo ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Haleluya. Iryo ni ijambo rikomeye ryavuzwe n'abagabo banditse uru rwandiko. Nasanze ari ijambo riremereye cyane, ni declaration ikomeye cyane ivuga ngo ariko twebweho kidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Yesu mu buhanuzi bwe ku musozi bamwereka uburyo urusengero rumeze,
yarababwiye ngo nta buye rizasigara ku rindi, ababwira ubuhanuzi bushira kera. Mu magambo yavuze, yaravuze ngo hazabaho intambara, ishanga rizatera irindi, ubwami buzatera ubundi, hazabaho kugambanirana, urukundo rwa benshi ruzakonja, kandi ngo bazabica. Agiye kuvuga, aravuga ngo nibwo benshi bazasubira inyuma. Benshi bazasubira inyuma kubera iki? Kubera ibihe binjiyemo bikomereye ubugingo bwabo. Muri covid abantu baraguye basubira inyuma. No muri iki gihe bavuga ngo insengero ngo zimwe ngo ntizikora, abantu basubiye inyuma, basubiye mu kabari. Ariko uyu mwanditsi aravuga ngo ariko twe ntimudutekereze ko dusubira inyuma, ahubwo turakomeje, dufite kwizera. Haleluya! Kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Ndavuga impamvu, mvuge n'uburyo bwo gusubira inyuma, hanyuma nze gusoza mbabwira, mahamiriza amagambo y'abantu b'intwari bavuze kubwo kugira gute, kubwo kudasubira inyuma, bifuza gakomeza kujya imbere. Impamvu ya mbere ituma abantu basubira inyuma, ndavuga nk'eshanu gusa, ni nyinshi cyane, mwanya wacu ntutwemerera kuvuga zose. Ariko impamvu ituma abantu basubira inyuma ni ugukunda ibiri mu isi, gukunda iby'isi. Iyo usomye muri Timoteyo wa kabiri, cyangwa se urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 4:10, yaravuze ngo Dema yaransigiriye kuko ngo yakunze iby'iki gihe. Hari abantu bakunze iby'iki gihe barimo, abo bantu bazasubira inyuma, bazanga bikunda kuko bakunze iby'icyo gihe. Umukozi witwa Gehazi yakunze imyambaro ya Namani, yandura ibibembe bidashira mu muryango we. Abantu gukunda iby'iki gihe kuzatuma abantu basubira inyuma, kandi niyo ntandaro yo kurimbuka kwabo. Imana hari ibyo yaduhaye, itwima n'ibindi. Ibyo itaguhaye ntukwiriye kubishaka, ngo ubishakane amanyanga bituma utandukana n'Imana. Bibiliya itubwira undi muntu witwa Mukaroti. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 17:32, biravuga ngo mwibuke Mukaroti. N'uwo murongo gusa biravuga ngo mwibuke Mukaroti. Ese Mukaroti turamwibuka gute? Niki gituma tumwibuka? Mukaroti yakize ishyano rimwe, yishwa n'irindi. Ishyano yakize nuko Isodoma n'i Gomora hahiye iwe atarimo. Abamarayika bamuvanyemo, bamujyanye, bamubwiye ngo komeza, ukomezanye na mugabo wawe Loti n'abana bawe mugende. Mu magambo ane bababwiye, yica rimwe. Uzi ko wisha itegeko rimwe, yayandi yose ukabura yisha. Bari bababwiye ngo mugende, ntimutinde muri iki kibaya, ntimurebe inyuma. Haleluya! Mugende muhunge, mugere ku musozi uriya mwavuze. Nubwo twari twabategekeye aho muhungira, Loti ukanga, genda ugere i Sowari. Ntabwo turimbura Sowari utaragera, ntabwo turimbura Sodoma utaragera i Sowari. Ariko hagati y'i Sowari na Sodoma bakihagera, Loti ngo arebe inyuma. Niki cyatumye areba inyuma? Niki? Nukureba ishusho y'umuriro Imana itwikisha abanyabyaha. Niki cyabiteye? Mukaroti kureba Sodoma yayivuyemo, icyo cyonyine cyatumye arimbuka. Ntabwo dukwiriye gusubira ngo twitegereze ibyo twavuyemo, kuko dufite kujya imbere kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Mukristafa hariya irimbukiro ngo baramuhamagaye mu rugo, baramubwira ngo
garuka dore n'ibisazi wabaye nabi. Apfuka mu matwi aravuga ngo bugingo 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 budashira. Haleluya. Wari wapfuka mu matwi, abari kuguhamagara ibiguhamagara uzupfuka amatwi ukavuga ngo bugingo bugingo budashira. Mukarota asubiyeyo arebye inyuma ahinduka inkingi y'umunyu, aruma abakabarore. Gukunda iby'isi birashoboka yuko ari yibutsa amasho yabo, yari yibutse umukumbi wabo, yari yibutse abagaragu be, ariko ntabwo bari bamwemereye kureba inyuma. Hari ibintu tudakwiye kureba, ntugahindukire buri gihe. Hari igihe uzaba kabarore nukomeza kureba inyuma aho kureba imbere. Muri nzaravuze aravuga ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo. Nta kureba inyuma dufite, ahubwo tureba imbere. Haleluya. Ijambo rya kabiri, kutihanganira imibabaro ibonerwa mu gakiza. Abantu ntabwo bagikunda isoni z'umusaraba, ntabwo bagikunda gutukwa babahora Kristo. Umugabo umwe Mose yaravuze ngo gutukwa bampora Kristo ngo ni ubutunzi buruta bw'abanyagiputa bose. Ariko we barakuvuga ugashinga urubanza, kaja muri ribu kaja n'ahandi, kandi wasanga na bimwe ari ukuri bakuvuga. Ariko uyu mwanditsi yaravuga ngo ntidufite gusubira inyuma. Niba uhuye n'ingorane muri iyi nzira, ukwiriye gukomeza. Umurinzi aravuga ngo noneho ntacu umubabaro ntwaye, ngo kuko nzawibagirwa kwa Yesu. Haleluya. Ngo nubwo ngifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta mubabaro n'urupfu. Uyu mubabaro n'uw'igihe gito, ijoro n'iry'umwanya muto, uririra kenshi muri iyi si urimo, ariko nuko utarabona Yesu. Ariko aravuga ngo hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kuri rukundi. Twahamagariwe kujya imbere, nta kureba inyuma. Agakiza, ni benshi bahuye n'ingorane zo mu gakiza, ariko izo ngorane, ayo makuba, umurinzi aravuga ngo amakuba naho yaba menshi ati, we kwiheba Imana irayategeka. Ujye ubara imigisha Imana igiguha, erega ni nyinshi yagutangaza. Haleluya. Uyibare ntusige n'umwe, erega yagutangaza. Yesu nashimwe cyane. Iyo wibutse umwami Yesu, hari indirimbo tuzaturimba Hoziyana ikavuga ngo wabambwe ku musaraba unawupfiraho. Abakurebaga bibwira ko byarangiye, ariko warazutse none uburi muzima, wishaye iburyo bw'Imana Data. Haleluya. Humura umubabaro urimo. Abantu nibakubwira ngo muri Kristo byose ni tambarare cyangwa se byose bigenda neza, azaba yakubesha. Kuko Yesu yavuze ngo Eloi Eloi lama sabakitani, Mana yanje niki kikundekesheje. Muri uru rugendo habamo imibabaro, harimo imibabaro myinshi, ariko ifite igihe Imana yitegekeye kandi izashira. Ico ni ikintu kimwe gituma abantu basubira inyuma, banze kubabazwa babahora Kristo, banze gusekwa. Ariko ndakwinginze kugira ngo guma mu nzira neza, guma mu nzira, amaherezo buzaca. Haleluya. Ariko hari amagambo uzanu bavuga ngo ijoro ngo inkoko yabika ngo itabika ngo amaherezo buzaca. Ijoro ntirizarisha kubera inkoko yabitse. Hari ikibazo, ushobora kuba mudafite inkoko ibika mu rugo iwawe, ariko bugaca. Haleluya. Ntabwo dutegereza yuko bucya ari uko inkoko ibitse. Hari ubwo dutegereza tukabona burakeye kandi nta kindi kimenyetso, twabigumyemo gusa. Hari igihe Imana izakugarukaho. Yigeze kubwira Isirayeli ngo ndakuresa akanya gato, ariko nzakugarukaho nkwishimiye. Yesu nashimwe cyane. Ijambo rya gatatu, kugira ubwoba bw'ibyo ubona biri imbere yawe. Iyo ufite ubwoba, ni kimwe gituma abantu benshi basubira inyuma.
abatasi 10 babonye abanaki, babona inkike, babona imidugudu yubakishijwe inkike z'amabuye, baravuga ngo ntidushobora kujyayo, baravuga ngo birananiranye, ntabwo twabahindura, ntabwo twabarwanya ngo tubashobore. Ibiri imbere yawe bimeze nka kuriya waruriya rukuta, kandi uru rukuta umuntu ujya mu ijuru agomba kunyura hano muri uru rukuta akagera i Siyoni. Yesu nashimwe cyane. Wabimbira ngo ni gute? Wewe tegereza gusa Imana izazisatura urukuta. Haleluya. Wewe ureke kureba inyuma gusa. Imana ibwira Abisirayeli bari bageze ku nyanja itukura, irababwira ngo niki gituma ntakira Mose we, bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Ariko se mu nyanja hari inzira yari ihari? Tivzari bimeze nk'uru rukuta. Nta bwato bari bafite. Bari bafite abadamu batwite, bari bafite impinja, bari bafite abandi babyaye. Ni gute banyura mu nyanja? Amazi y'inyanja ntabice. Ariko kuko Imana yababwiye ngo nibakomeze bagende. Haleluya. Imana yari ifite strategy yo kubambutsa. Yarabambukije ntiyabambukije? Amen. Yesu nashimwe cyane. Dufite kujya imbere. Nubwo twahura n'inyanja, nubwo twahura na Yorodani, nubwo twahura n'inkuta zikomeye, ariko muze tujya imbere. Haleluya. Kugira ubwoba bw'ibyo ubona biza bituma uvuga Imana nabi. Aba batasi bavuze Imana nabi bituma bapfira aho ngaho. Usibye abagabo 2 bavuze neza kandi ntibishwe na mugiga. Icyakane, kwivanga cyangwa se kwifatanya n'abatizeye, ibyo bituma usubira inyuma cyane. Iyo ugira inshuti y'umunyabyaha azakubwira ati, aguhendahenda kubera ati nyamuneka ejo bundi twajanye gusenga, none nanjye tujyana aha ngaha, tujyane mu kabyiniro, tugire gutya tugire gutya. Kwifatanya n'abatizeye zonona ingeso nziza. Burya umuntu yahamagawe ku giti cye. Nubwo mfite papa na mama, nubwo mfite abana, ariko Imana ubwanje yarampamagaye. Mbere yuko nza kureba abo bandi, mbanza kureba agakiza kanje. Kuko umunsi nzaja mu ijuru sinzitaba mu izina rya famiye. Murabyumvise? Ntabwo tuzitaba amazina yacu bakurikije ibisekuruza byo mu isi. Bazavuga ijambo gusa njyewe, bavuga izina ryanje nitabe, bavuga irya madamu yitabe, bavuga iry'abana bitabe. Imana ntishobora ishira hamwe ry'abantu bazaja ngo mu ijuru ngo mbahamagariye mu izina rimwe. Kakwa kunisa dukora amakoperative, ngo tuvuge ngo nta migabane dushiramwo kugira ngo ufite imigabane myinshi ngo niho uzaja mu ijuru. Reka da, nukwiyandikisha ku giti cyawe. Kwivanga, Efraimu yarivanze n'andi mahanga ngo bituma ngo amera nk'umutsima udahinduye uruhande rumwe, udahiye uruhande rumwe, kandi ngo amera imvi z'urutarutaro. Kwivanga uzasanga uvuga utujambo tumwe abanyabyaha baza bavuga kuko watindanye nabo. Kwivanga uzasanga hari imico imwe wanduye nubwo itaba minini, ariko bitangira uko nguko. Twirinde, Pawulo yaravuze ngo ntimukifatanye n'abatizera. Mbese umuco n'umwijima bizahuza bite? Urusengero rwa Bayaba ni gute rwahuza n'urusengero rw'Imana? Ntimuzi yuko muri urusengero rwa Kristo kandi umwuka w'Imana ko ari muri mwe? Dukwiye kwirinda kwivanga, kuko ni wivanga niza ntambwe zitangiye gusubira inyuma, uzaba urimo gusubira inyuma. Ijambo rya 5, gutunga umutima utizera ni akaga. Abisirayeli hariya mu kibaya cy'Ibaruneya babwiwe amagambo ntibamenya kuyacukumbura neza, kandi bari babwiwe n'aba batasi. Barababwira ngo ni imidugudu ikomeye tubasha kujyayo, kandi Imana ibabwira yavugiraga mu nkingi y'igicu yuko ari Imana ibajyanye. Haleluya. Kubera kutizera Imana,
barimbukiye mu butayu batunga imitima itizera Imana. Mose yatinda ku musozi bakavuga ngo dushaka indi Mana idusubiza mu Egiputa. Hanyuma hari uburyo butandukanye bugaragaza umuntu urimo gusubira inyuma. Ijambo rya mbere nuko ureka kubana n'Imana mwiherereye. Iyo umuntu atakibana n'Imana bombi wewe wenyine n'Imana yawe, umenye yuko watangiye gusubira inyuma. Harya wasomeraga ijambo ry'Imana uri wenyine, ugasenga uri wenyine, ukaba waratangiye kubivamo, icyo gihe umenye yuko hari akantu katangiye kugabanuka mu byo gukunda Imana. Ijambo rya kabiri, kureka gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo abiri azakomeza abakristo. Iyo utagisoma ijambo ry'Imana kandi ntusenge, bikuviramo gusubira inyuma. Turacari kumwe yeme? Haleluya, 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 haleluya. Ubwo ni uburyo bugaragara yuko umuntu arimo gusubira inyuma. Ijambo rya gatatu, kwihuza abantu bakijijwe by'ukuri. Wabona umuntu arakijijwe neza, ntumugire inshuti, ukanga no kumuramutsa ngo uriya azakabye. Uriya we dore uko ateye, bitewe n'iki? Ni umuntu ukijijwe, ni umuntu wanga amanyanga, ni umuntu muzi yuko muri quartier ari umuntu wera rwose. Ariko uwo muntu ntumugire inshuti, wabona inzira anyuzemo ukayihunga ukicira hirya. Ibyo bigaragaza iki? Bigaragaza yuko ufite ibyaha mu mutima, wanga yuko ashobora no kubibona. Cyane cyane niba ari n'umuhanuzi, ari umuntu usenga Imana cyane, akaba ati nyamara uriya azabibona nubwo nacecetse, agatangira kukwepa abantu b'Imana. Iyo ukwepa abantu b'Imana bakijijwe neza, umenye yuko uri mu nzira yo gusubira inyuma. Ubwo ni uburyo bumwe bw'abantu basubira inyuma. Ijambo rya kane, kudaterana amateraniro y'abana b'Imana. Iyo amateraniro utakiyazamo, ku cyumweru ukumva ni nk'iminsi nk'iyindi, ukumva ku wa gatatu wakwirirwa mu rugo kandi nta kazi ufite, abandi biriwe bateranye. Tuterane, tuje muri za repetition, tuje mu masengesho y'itorero, tuje mu masengesho y'ibyumba, ukavuga ngo mfite Bibiliya, mfite indirimbo, mfite. Umenye yuko iyo ni ubwo ni uburyo butuma usubira inyuma. Kuko guterana, haleluya, guterana kwacu tuzadusubizanya mu imbaraga. Yesu nashimwe cyane. Pasiteri yavuga ijambo nkaryumva, kavuga ngo amen, kuko iryo jambo narishakaga. Hari igihe ngewe nza nicara hano mu ntebe ngasobanurirwa ijambo ntigeze menya n'umunsi nari, kagenda ntora bene ayo magambo nkayabika. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Iyo umuntu atagiterana, nubona utagiterana, uri mu buryo bumwe bwo gusubira inyuma. Ibyo ni ibigaragaza yuko umuntu usubira inyuma niko ateye, niko ameze. Ijambo rya gatanu, gutangira gukinisha ibyaha bito bito. Kuvuga utujambo abakristo batazabavuga, ugatangira kuvuga amagambo bene aya y'ibyaha, ibishegu, ibintu bibi. Cyangwa se ugatangira gukinisha ibyaha bito bito ngo namwe muzamukabye, ngo namwe muzamukabye. Gukinisha ibyaha bito, yego ibyaha binini ntabwo wanabikora uwo munsi, ariko iyo utangiye gukinisha ibyaha bito ku mugaragaro, abantu bakubona, umenye yuko wagiye. Hariho n'ibindi byinshi ntakomeza kuvuga, ariko reka mvuge abagabo. Haleluya. Hari abagabo bo muri Bibiliya bantangaje. Ndavuga ku bantu bagera kuri 6 hanyuma nsoze. Yesu nashimwe cyane. Ndavuga uwitwa Karebu na Yobu, mvuge Bameshake n'itsinda ry'abantu 3, mvuge Rusi na Paulo na Petero, hanyuma nsoze. Haleluya, haleluya, haleluya. Abagabo ndabakunda, harimo n'abamama, aba bose
n'abantu bari baratumbiriye ijuru, baratumbira, barakomeza, ntibagerura, ntibasubira inyuma. Umugabo witwa Kalebu mu itsinda ry'abantu bari bakomeye, mu itsinda ry'Abisirayeli ibihumbi bingana kuriya, nta wundi muntu uravuga, nta wundi muntu uragerageza guhinyura ibyo abandi bavuze, atera ukuboko hejuru. Yesu nashimwe cyane. Wenyine yarazi yuko n'uriya mugabo witwa Yosuwa aza kumufasha. Reka da, yarabivuze wenyine. Iyo usomye hariya mu Kubara ibice 14 umurongo wa 30, yaravuze ngo Kalebu ahoreza Abisirayeli, arababwira ngo nituzamuke nonaha tubasha kubatsinda. Iryo jambo ryagiye nk'umwambi rigera imbere y'Imana. Mu gihe Imana yaribabaye, mu gihe Imana yumvaga bimeze nabi, ariko ngo yumva umugabo uvuze ngo nimuzamuke nonaha. Haleluya! Tubasha kubatsinda. Ku murongo wa 7 usubiye nk'inyuma, Bibiliya itubwira neza, ku murongo wa 7 w'igice cya 14, biravuga ngo umugabo witwa Yosuwa aramwakira, aravuga ngo Uwiteka natwishimira azatujyana muri ico gihugu. Haleluya! Tuzabarya nk'imitsima. Yesu nashimwe cyane. Baravuga ngo ntibagira ikibakingira, ariko twebweho dufite ingabo yacu n'Uwiteka. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Iri jambo ryatumye Imana yisa umutima, byatumye Imana ivuga ngo ndacafite abagabo, ndacafite abantu mu Bisirayeli, nubwo abandi batanyizera, ariko hagasigara Kalebu, nta kibazo. Uzi ko ku murongo wa 24 yavuze ngo ico gihugu ngo kizajyamo umugabo witwa Kalebu, abandi bose bazashira. Haleluya! Kandi ngo azakibamo n'urubyaro rwe, kandi muzamuhe gakondo. Kalebu ndamukunda cyane. Haleluya! Yari umugabo uzi kuvuga ukuri. Iki kintu cyagiye mu matwi y'Imana, kiryohera amatwi y'Imana. Wari wavuga ijambo rigatuma Imana inezerwa, ikavuga ngo mfite umuntu hano mu Rwanda, mfite umuntu, mfite umugabo, mfite umumama. Wagiye uvuga amagambo anezeza Imana mu mutima w'Imana, Imana ikavumera, ikavuga ngo ndamufite. Haleluya! 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 Nezeza Imana, Imana izakunezeza. Umugabo wa kabiri niho twasomye, yaravuze ngo amategeko yawe narayakurikije n'amateka yawe, ntabwo nigeze nsubira inyuma, kuko ngo amagambo yawe ngo yambereye meza ngo kuruta ibiryo binkwiriye, cyangwa se ibyo kurya binkwiriye. Hari abantu bumva amagambo y'Imana akabarutira ifiriti, akabarutira umuceri, akabarutira biryo ukunda na za nyama zose, ariko yumva ijambo ry'Imana rikaryoha. Haleluya! Rikaryohera umutima we. Yobu yaravuze ngo amagambo yawe yandutiye. Haleluya! Ibyo kurya binkwiriye. Nimba hari ikintu kiryoha n'ibyo kurya, ubu ngubu tubizanye hano, mwabona abantu batangiye kubyigana, baje kwiyarurira. Ariko Yobu aravuga ngo amagambo yawe. Undi Yeremiya niwe aravuga ngo amagambo yawe amaze kuboneka ngo ndayarya, ambera umunezero n'ibyishimo, kuko nitiriwe izina ryawe. Haleluya! Amagambo y'Imana yuzuye umunezero. Iyo wariye neza ijambo ry'Imana, hari ikintu usigarana mu buzima bwawe. Mana ishimwe cyane. Yobu yavuze amagambo menshi sinayavuga. Yaravuze ngo ntabwo nzareka gukiranuka, kandi sinzikuraho kuba inyangamugayo, nubwo izazi kanyiyicira,
haleluya, ngo nzapfa kiyizingiye. Yesu nashimwe cyane. Irindi tsinda ry'abasore batatu, mwagira gusa ngo n'abasaza cyangwa n'abantu bakuru, bari abasore batarashaka, uwitwa Saduraka na Meshaki na Abedenego. Jo bundi naza ntekereza ariko ko tuzadukunda kuvuga ayo mazina, twavuze Azariya, Mishayeli, Hanani. Haleluya. Bari barabahinduye amazina yo muri Babiloni. Ariko aba basore barababwira ngo muraramya igishushanyo kandi nimutakiramya muratwikwa, murashirwa mu itanura ry'umuriro, mushe mukiri bazima, dore tugiye kugenyegeza. Umuntu wese nubwo yaba umukarudaya, nubwo yaba mwebwe ari umuyuda, ariki itegeko rihari nukuramya. Ariko abasore babwira Nebukadinezari, baramubwira ngo nta mpamvu, haleluya, ituma tugusubiza iri jambo. Imana yacu dukorera ibasha kudukiza, ariko nawe itadukiza ntabwo twubarara. Iri jambo rizarinyibutsa amagambo akomeye cyane muri Bibiliya. Abantu bizera Imana ngo kubera ibintu, imigati n'ibindi, ariko abasore baravuga ngo nubwo itadukiza reka ntituramya. Zanibuka abadamu batatungira ngo Yesu amaze gupfa ari mu mva, Bibiliya iratubwira ngo bashaka ibihumura neza, ngo bifite agaciro gakomeye, baragenda ngo baje gusiga umurambo wa Yesu. Ico kintu nza ngitekereza ngasanga bari baramenye Imana neza. Uwo bagiye gusiga ntagifite ijwi ribabwira ngo nimuhumure, ntagihumeka, ntakibakiriza abarwayi, ntagitubura imigati, ariko batanga amafaranga yabo, barangije baragenda ngo baje gusiga umurambo wa Yesu. Ariko uwo Yesu wabo ahumure neza, uwo murambo uhumure neza, ntakabore. Haleluya. Ntakagubwe nabi, umurambo we ntukagubwe nabi, kuko ni inshuti yacu. Bari baramenye Imana neza. Iryo jambo ryatumye ijuru rifata umwanzuro. Aba basore bamaze kuvuga ibi, Yesu ubwo aravuga ngo reka manuka nze kureba abasore muri uriya muriro. Aramanuka abasangamwe, babajugunyemo, arababwira ati nta kibazo, umuriro nta kibazo, kuko mwampamije nanjye ndi kumwe namwe. Haleluya, haleluya. Iyo abantu bavuze amagambo akomeye, Imana irabyumva. Imana yohereza marayika agenda, kuko Nebukadinezari aravuga ngo se titwatayemo bangahe? Batatu. Ariko ko ndareba uri muri uwo bari kumwe afite ishusho isa n'iy'umwana w'Imana. Haleluya. Igitangaje yarabahamagaye ngo nibaze, ariko wa wundi ntiyaza, kuko ntagomba guhamagarwa na Nebukadinezari, agomba guhamagarwa n'inshuti ze, aribo bari Saduraka na Meshaki. Ariko Nebukadinezari ntiyamuhamagara ngo amubone. Haleluya, haleluya, haleluya. Abo bari bafite gutumbira imbere, nta gusubira inyuma mu isi. Urupfu ntaco rubatwaye, ahubwo barebaga Imana. Haleluya. Undi muntu ni Rusi w'umumoabite, uwo Moabu. Uwo Moabu yari umunyamahanga rwose, umunyamahanga kazi, ariko agira amahirwe aza mu muryango wa Elimeleki. Abo mukazana we, umugabo warafase, buko warapfa, ayo makuru murayazi. Basigara ari abapfakazi batatu, Naomi, Orupa na Rusi. Naomi aravuga ngo iwacu byareze, Betlehemu byareze, nimusubire iwanyu, nta wundi mwana mfite nzabashingira, nimusubireyo. Ariko ku murongo wa 16 w'igice cya mbere muri Rusi ngo asubiza nyirabukwe, aramubwira ngo winyingingira kugusiga. Haleluya. Ngo kuko aho uzajya niho nzajya, Imana yawe ni izaba Imana yanjye, kandi aho uzarara niho nzarara. Haleluya.
kandi aho uzagwa niho nzagwa bahampambe, nta kintu kizantandukanya nawe. Uyu Rusi aya magambo yavuze yamugizeho ingaruka zikomeye, ingaruka z'uburyo bubiri. Ijambo rya mbere, kugira ngo umumowabu aseruke agere muri Betelehemu cyari ikibazo gikomeye. Baramushungereye, baramuseka, babwira Naomi ngo ariko uyu mumowabu umuzanye gutaha. Ariko aravuga ngo yanze gusubirayo nka Orupa. Orupa we ngo yahise amusezera asubira iwabo, ariko Rusi ngo amwomaho akaramata. Ariko igihe kigeze Imana yo kabyara, haleluya, izana Boazi. Naho Rusi yagiye guhumba, amusanga mu murima, izuba ryamukubise, atagira icyanwa, atagira icyarya. Yari umumowabu ufite amateka yuko yabaye umupfakazi, ariko Boazi yumva afite umutima w'imbabazi. Harabangwa ari kuri ya mukobwa nuwahehe, urimo guhumba iriya epfo. Abagaragu baramubwira ati uriya ni wa mumowabu kazi, ni wa mumowabu kazi wazanye na Naomi. Hanyuma amaze kuzana na Naomi, yatwingize ngo areke ngo tumureke ahumbe. Ati niyo mpamvu arimo guhumba. Aramubwira ngo nimumuhamagaraze. Yesu nashimwe cyane, nimumuhamagaraze. Ngo ageze iruhande rwa Boazi, aramubwira ngo wa mukobwa we, numvise amateka yawe, numvise ukuntu wiziritse kuri nyoko bukwe. Haleluya. Uhereye none ntugahumbe muri uyu murima, ahubwo uzuje hagati mu miganda hamwe n'abagaragu banjye, usarure ushire Naomi, kuko uyu Elimeleki nuwo muri famiye yacu. Yesu nashimwe cyane. Tukongere guhumba, kugiriye neza, kandi aba bahungu n'abategetse ntakagira uzakwakura, ntakagira uzagukoraho, urashinganye. Ijambo rya gatatu, Rusi, dore amazi araha muri ibi bibindi bavomye. Muri ibi bibindi rero haba harimo amazi, nuzajugira inyota ujye unywa kuri aya mazi yo muri ibi bibindi. Haleluya. Ishakane aramubwira ngo mukanya saa sita zigiye kuba, uregera ku meza yanje dusangire. Yesu nashimwe cyane. Rusi aravuga ngo nigutungiriye imbabazi, meze nk'intumbi, meze umuntu meze nkanjye. Ariko ndashima Imana, iyo wiziritse ku Mana, Imana ikwita izina ryiza. Haleluya. Imana ikwita izina ryiza. Uwari umumowabu yahindutse nyirakuruza wa Yesu. Oh, haleluya. Uzi ko byagezaho aza kuba umugore wa Boazi, azara Obedi. Obedi niwe wabyaye Yesayi, Yesayi niwe wabyaye Dawidi, Dawidi niwe wabyaye Yesu. Mu rubyaro rwa Dawidi niho Yesu yavuye. Yesu nashimwe cyane. Aba ni abantu Imana ijya yirata. Nihuta kugira ngo ndangize. Petero iwe yaravuze ngo ubwo abantu barimo gusubira inyuma, Yesu yarababwiye ati se ko nababwiye amagambo akomeye mutamenye, abantu benshi bagasubira inyuma n'abigishwa banje bamwe, kandi bakaba bagiye, namwe murashaka kunsiga ngo mugende. Petero aravuga ngo ese twakuvaho tukajya kurinde, ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, kandi natwe twaba twizeye kuri Kristo wera w'Imana. Haleluya. Haleluya. Petero rero asobanukiwe nubwo imigati itabonetse uwo munsi, ariko Yesu yasigaranye amagambo mazima. Umugati nuwubura uzaza ukurikiye ijambo, muri iri jambo uzaruha uhasangemo n'umugati. Yesu nashimwe cyane. Paulo niho twavuze ndangiza. Paulo we yaravuze ngo ndamaranira kugeraho dutangurana, ngo nsingira icyo Kristo yamfatiye. Aravuga ngo nza nibagirwa ibiri inyuma, ngasingira ibiri imbere. Muri uriya rwandiko rw'Abafilipi yarabivuze 3:12-13 kageza ku 14. Yavuga ngo iwe ariruka arihuta. No mu Bakorinto yarabivuze, aravuga ngo nza niruka ngakubitana ibifunsi simpushe. Ariko ashaka iki?
ashaka ikamba ritangirika. Bene data, imbere yacu hariho ingororano. Aba bantu tuvuze niki cyabashobozaga? Bari bafite ibintu bitatu kugira ngo ndangize byabashobozaga. Ijambo rya mbere, haleluya, bari bafite urukundo rwo gukunda Imana. Gukunda Imana, biri zivuga ngo ukunda Imana ni ugira gute? Ni umenywa nayo. Nukunda Imana izabimenya kandi Imana izagukunda. Biravuga ngo nkunda bankunda banshakana umwete bazambona. Imigani 8:17. Ijambo rya kabiri, bari bafite kwizera. Bari baratunze kwizera. Uzi ko aya magambo twavuze nyuma yahise afata igice cya 11 mu Baheburayo, avuga intwari zo kwizera. Izi ntwari zo kwizera Bibiliya ivuga ngo bapfuye bacizera batarahabwa ibyasezeraniro. Nta kindi cyabafashaga no kwizera. Haleluya. Iyo umuntu afite kwizera arakomeza akagenda. Yesu nashimwe cyane. Ijambo rya gatatu, bari bafite ibyiringiro bidashira. Bari bafitiye Imana yabo. Iyo kwizera kwabo barebaga, bakurebeshaga, bavuga ngo iyo ndebesheje kwizera, barebaga ibiri kure bakabyizera, ariko cyane bakavuga ngo twiringiye kuzabona umurage Imana itabasha kubesha yatubikiye. Yesu nashimwe cyane. Ndangiza bene data, iyo kwizera n'urukundo n'ibyiringiro byagabanutse mu Kristo, abatangiye gusubira inyuma. Kandi icyo nababwira, ariko uyu mwanditsi wabivuze hano twasomye bivuga ngo haracasigaye igihe kigufi cyane kandi ngo uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera. Aravuga ngo nyamara nasubira inyuma umutima wanje ntuzamwishimira. Ariko aravuga ngo ariko twebweho tidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera ngo dukize ubugingo bwacu. Yesu nashimwe cyane. Uyu mwanditsi ntabwo bazobamumenye. Uyu araguserukiye, nanjye aranserukiye. Ntabwo baratubwira uwanditse igitabo cy'Abaheburayo. Abandi bo twabavuga, ariko uyu we twamuhuriraho tukavuga ngo ariko twebweho. Haleluya. Ariko twebweho dufite gusubira inyuma. Muri iki gihe abantu ko barasubira inyuma cyane, kandi abantu ibasubiza inyuma n'ibijya twakomeje kuvuga. Ariko mwene data, tugiye gusenga, waba warasubiye inyuma, waba waracitse intege mu buzima bwawe, kandi waba waragize ibibazo muri wewe, ariko ndagusaba kugira ngo ukomeze inzira, ukomeze wizere. Hariho umurimbyi wavuze, aravuga ngo ntukajye urambirwa kumwizera, ngo naho wababazwa n'iby'umubiri, ngo dora gufitiye ikamba ryiza pe ritangirika. Undi aravuga ngo ntukarogwe muri iyi si, ntukareke Imana yawe mu makuba no mu byago, kurikira umwami Yesu. Aravuga ngo buri munsi aguha kunesha byose. Haleluya. Aravuga ngo nunanirwa mu rugendo, inzira imaze kuramba, no mu makuba y'iyi si Imana iza kuruhura. Aravuga ngo hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho. Haleluya. Utegereje kuzabona umunezero utazashira. Tugiye gusenga Imana, reka tubaze mu iteraniro, waba warasubiye inyuma? Nimba warasubiye inyuma, kumva warananiwe, ijambo rya mbere turabaza abantu batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, nimba bahari mu iteraniro bashira ikiganza hejuru tugasenga. Abatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, mu iteraniro nimba hari abahari, twabasengera. Hano hari abashumba kandi hari abantu b'Imana babasengera. Mundebere nimba hari uhari ahaguruke, yahaguruka kugira ngo dufatikanye gusenga. Wa kabiri ni umuntu wasubiye inyuma. Umuntu wasubiye inyuma, hari ibintu byaguciye intege, hari ibyo wabonye bikomeye imbere yawe, uravuga ngo ibi ngibi sinabyihanganira. Niba uhari tugiye gusenga Imana, washira ukuboko hejuru, abakozi b'Imana
wahaguruka, tambuka hano, tambuka, nawe tambuka, nawe tambuka. Komera Imana amashi kuri aba bene data baje. Nawe ngwino, nawe ngwino, imba warasubiye inyuma. Imana iragukunda, Imana ikwitaho, Imana iragushaka. Ntugire ngo turakoresha imbaraga nyinshi zo kuguhamagara. Ni wewe n'Imana yawe, ni wewe mubiziranyeho. Uzi ibyo wakoze, uzi gusubira inyuma kwawe, ariko uyu munsi Imana yakugirira neza. Kandi uhereye uyu munsi hari intambwe zikomeye Imana yaguteza. Ngwino nawe, ngwino nawe, reka kurwana n'umutima wawe, kuko Imana iracagukunda, iracagukunda cyane. Imana iracagukunda. Amajwi akubwira ngo reka guhaguruka uyaneshe, uyaneshe, kuko iryo jwi ni ijwi rya Satani, ntabwo ari ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana arakubwira ngo genda wiyuzuze n'Imana, genda ubane n'Imana, genda bagusengere. Ariko irindi jwi rikakubwira ngo reka guhaguruka. Iryo jwi ririmo kukubwira ngo reka guhaguruka, umenye ko ari Satani urimo kukongorera. Urahitamo irihejwe, urahitamo ijwi ry'Imana cyangwa ijwi rya Satani. Ngwino nshuti yanje, ngwino Yesu aragukunda, ngwino Yesu aragukunda, ngwino Yesu aragukunda, ngwino Yesu aragukunda, ngwino Yesu aragukunda. Tugiye gusenga Imana, kandi Imana burya, Imana izireba mu mutima, ubu kirareba mu mitima yacu twese. Nanjye uhagaze hano imbere kirandeba, ariko Imana, ngewe ko ndakoreshwa iri jwi, ariko Imana kirakwingingira muri nge, ikubwira ngo ngwino, ngwino ku Mana, ngwino bagusengere, ngwino wiyuzuze n'Imana. Ntugire ngo tugize vuba, ndabona bagihaguruka. Ngwino nawe. Abaririmbyi mwaturirimba akaririmbo. Uyu mwanya ni umwanya dukwiye guha agaciro, ni umwanya abantu biyuzuza n'Imana, ni umwanya Imana ibikeneye kuganira n'iyi mitima, ni umwanya Imana yubaha. Ijuru rirabyubaha, ijuru ko rirubaha abantu barimo guca bugufi imbere y'Imana, kandi Imana ikabatekereza neza, kuko nabo bayitekereje neza. Ngwino nawe, turacyakurindiriye, kuko uyu mwanya ni uwawe, uyu mwanya ni uwawe nshuti yanje, uyu mwanya ni uwawe. Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza. Uyu mwaka utangire neza, utangire uri kumwe n'Imana, utangire neza. Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza, Imana igufashe. Mushumba wacu naze, ntugire ngo tugiye kugira vuba, turacyakurindiriye. Niba nawe uri hano haruguru, nimba nawe uri aho, ngwino. Imana iragukunda, Imana iragukunda. Urukundo rw'Imana ruracahari kuri wowe. Ntiwibwire yuko Imana yakwibagiwe, ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe. Imana ikugirire neza. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Waba uhari? Reka umushumba wacu adufashe muri uyu mwanya. Imana idufashe. Reka twese dusengane Imana muri iri teraniro y'uyu munsi Imana duhaye muri uyu mwaka 2026. Ndagira ngo duhaguruke dusengane Imana, kandi